ariko se uri he uri mu bikari nyango abagore iyo bashatse ngo baragenda bakajya mu bikoni uzi igihe twakomangiye karibu nayo bakuru cyane twakomanze tukibaza ni karibu star biteze shani sawa mwanteguriye n'indabyo se mu ntebe mwanteguriye indabyo mu ntebe maho bimeze bite kuko muri class rero bajya kudushyira ku murongo amashifo ya teacher none ndabona indabyo zishyari urabizi ko ngewe nkunda kureba utandebe by the way umeze utese umeze neza nta kibazo biragenda tushatse umaze igihe kinini maze tutabonana umva mwagiye hanze muransiga shama ariko nawe urabizi ntabwo tugwanga nagaruzo cy'akazi subizi abizi ko kuva kera twari shumi guhera muri high school university ya umeze neza ahubwo kamaze mbakije nta kibazo ibihari byose urabizi igihe singorana kuva kera ibintu bitarimo rugo nawe ariko ndumva ari uko pe uyu nguyu uramuyoboye ko yikundira kudushikarete n'utuntu twa biscuits niko Jesse bizi bite ko mbona nabyo kandi reka batajya mu mama wawe aha naje kugeza ibyo Poro sameze ate? Shako naraho. Duheruka tubambarira. Shakumva. Ndaje babwire. Mutubwire. None dufite idonido. Baya ashaka kuba dufite amakuru. Ariko se ko kwishura atavugaga ubu ngo benda basanga yarabyize. Ariko n'abantu bahinduka abanyamakuru ntitubimenye. Poro bimeze bite? Akuze gafite ubw'amahoro asigaye afite ubwitonzi. Urenze ukuntu bwemeze. Thank you. Baba urajya ngo nteze abantu baze kugira ngo nimfata agasinapu bagire ngo nakawayini wampaye kandi ngende umurokore. Koka ariko ifite amafura ariko za. Agwa biyabeza kake. Thank you. Enjoy. Katugutegereze nyine uzane dutwike kako nitwajyaga dutwika ku kigage twaguze nyuma y'ikigo. Nako kiriya kigage byaryo nibiteye. Ariko ubuzima bwa secondaire bwabaga buryoshye. Ese ko nibimbona n'ibiryo bimeze biti cheers. Nuko rero ngaho tubwire. Ko wananutse bimeze bite kandi twarakoze ubukwe muri iki tuhaje neza pe ese we nta makuru ufite umugabo yambujije gukora ntabwo nzi impamvu yambujije gukora hanyuma se kukubuza kujya gukora bikari byo bituma unanuka cyane nagize ngo ni bya bindi by'abasirimu mufata amarejime ngo kugira ngo utabyibuha umugabo akazakwanga nyine ukomeze ube attractive ubwo kudakora icyo kintu cyaba cyakutse ko bigatuma ibintu byose dusanga biri muri desordre indabyo ziri mu ntebe ibibabi ku meza inzi ijagaraye nk'ingi y'abantu bari class nkamwe je urabizi ko kuva kera ndakwinjira iyo mbonye ibintu bitameze neza ninjirira umuntu none si impamvu yaba yarakuje kujya gukora ni iyihe warize twiganye secondaire twigana kaminuza kandi wari umuhanga niki gituma kubuza kujya gukora cyangwa witwaye na mbe mu rugo gusa ntabwo ashaka nkora umunsi n'umwe ntabwo nzi impamvu ikimutera cyangwa nuko watinze kubyara ako si umwaka umwe mumaze mukoze mariage niwe yatangira kugenderaho gutyo ushobora kuba afite impamvu ntabwo apfa kubikora gutyo nta mpamvu c'est pas possible none se muri fiançailles ko mwari mumeranye neza niki gituma mutaganira ngo umenye impamvu nyamukuru ko nzi kuza ubwenge uyaga buri gihe gushakana n'umuntu umuzi sibyo umenye impamvu nyamukuru ituma umugabo wawe aha tumutajya ku kazi cyangwa nawe witwaye nabi aho ntufite ibigare by'abakobwa madame tubwiza ukuri deri uranti kuva kera ntabwo nigeze nkunda ibigare nkunda abantu ariko ntabwo nigeze nkunda ibigare none se kwicisha inzara tugwende dusubire inyuma gato nibyo umugabo ntatuma ujya gukora bigutere desordre yo kugeza naho umuntu wenda twebwe tukwisanzura ubu se haje undi muntu nka nyoko bukwe cyangwa bara mukazi bawe bagasanga inzi imeze gutya indabo ntiziraho zigomba kujya ibintu birajagaraye uri urajya kudusukira ibintu ukabimena ni ikihe kibazo ufite mu mutwe ese nta nubwo uzi gukavaringa ibibazo ufite
ni ngombwa buri muntu wese ugenda umwereka ibibazo ufite ubimwereke mu maso nta nubwo babasha kubihisha. Ikibazo mfite nuko atajya atuma nkora. Nese ntabwo yagushatse ukora ntimwamenyanye kubera ahantu wakoraga muri company wakoragamo? Hari ntabwo nzi impamvu kibimutera. Jewe ntabwo mbizi ashobora kuba ari ikibyisha inyuma. Ntabwo binshimye. No ntabwo ugeze wumva kugucanganyukirwa. Ari kumamagara Jesse kandi Jesse ni wowe. Yibagiwe ko nitwa Darida. Nawe nyumvire gucanganyukirwa. Ubundi se ubungu baguha akazi bikagenda gute waranacanganyukiwe? Nawe bawe uri kugenda ufata amazina y'abantu ukayacangacanganya nk'amakarita. Icyo mbakeneyeho ni inama kandi mukanyubaka mukareka kunca intege. Ntago turi kuguca intege iyo umuntu ashaka ko ikibazo gikira arabanza akakivugaho, sibyo? None se tuze tugushyigikire tuguheke tugushire mu mugongo tukubwire ngo nta bibazo. Na defo nyine urazifite. Ubwo yabanze wiyakire wumve kuri mu bibazo ubashe kubana nabyo. Sibyo? Nje nicyo nakubwira. Ureke kugenda umuntu wese ubonye umwereka ko ufite ibibazo. Wenda twe ntitwakuvamo. Ariko na Bibiliya iravuga ngo umuntu n'umuntu uzamubara umubonye. Muri inshuti zanjye muje kandi niba bakeneye bakumve ngaho ni mu inama. Jesse, abyumva ute ko mbona wacecetse ariko urakwamije kumera Slay Queen nkuko ari Slay Queen twiga muri university. Bagiye duva gute mugabo kubuza gukora njye ni mu byo ndi gutekereza. Ahubwo rero wagiye mu mibare wateze za metero n'ibiki nguri kubitekereza. Abo sema ushaka akazi urushaka gukora. Ndabishaka kandi cyane. Umurangiye akazi ugakora ariko naho gukora kuri online. Ntabwo gukora mu rugo nimba ushaka kunakora ntabwo bimenye. Nabyishimira cyane. Ariko nanone wimuroha nibyo wamushakira akazi ariko se akwiye kujya mu kazi uwo bashakanye batabanje kubiganira ngo babyemere ntashaka ko akora. Ikibazo ashobora kuba afite ibintu ari kudukinga biri inyuma y'amarido adashaka kukubwira impamvu. Umva natangubwire maho inama itari agakecuru sibyo je urabizi kuva kera sinakuroha nyine nubwo mba ndi kuru nivugira ibigambo nda urabizi nyine hari ukuntu nyine amahirwe ajya zanka kubita ku kantu nyine kakaba. Gerageza ufate umugabo wawe neza umwinjira ubanza umenye impamvu nyamukuru gutuma utajya gukora sibyo? Kaya nkubwiye ngo bigende ngo bibe amatangazo ngo ubwire abantu bose ngo winshizemo abantu. Mu bwenge ufite Imana yaguhaye ufite uburyo waganiza umugabo wawe ukabanza ukamenya impamvu adashaka kujya gukora sibyo? Numara kumenya impamvu uzamenye n'uburyo uyivura kuko ubu ngo ntago twavura indwara tutazi iyo ariyo. Ubuze nkuhaye nka modiyakini cyangwa nkaguhereza kwa ritemu nzi kurwaye malaria kandi wenda urwaye inzoka. Urumva naba nkwishe kabiri. Nta kintu. Wowe numara kumenya the cause sibyo impamvu itera ibyo byose. Tuzamenya n'uburyo dutanga umuti w'uburyo ugomba gukiranuka nabyo. Ariko umuti wa mbere ni ukuganira. Ntago ari ukugaragaza ibibazo ngo ugaragaze yuko ngo warenganye ibiki. Erega nawe ushaka gusanga impamvu afite yumvikana ituma adashaka kujya gukora. Kendo Jesse wowe urumva atari ko byagenda. Ushake muce muganire mubaze impamvu. Kandi ntabwo ngomba kumwereka ko waheranywe n'agahinda ngo umwereke ko ibyo yakoze. Wa mugore yashatse mwiza smilinga aseka ugomba kumwereka yuko nyine kuko nawe bizamuha motivation yo kugira ngo avuge okay umugore wanjye nubwo namufatiye ibihano n'iki ariko n'ubundi aracyafite ingeso nziza. Ariko demo uhinduka ukamwereka ko byakubabaje ukigunga wasanga no mu buriri nta kintu gikora. None se wakuma umeze gutyo nk'amagufu ubundi umugabo akaba kigukeneye mbabare ntago ari ukugukomeretsa sibyo? Banzo umenye impamvu nyamukuru ituma adashaka kujya gukora kandi uhinduke nubwo uri mu bibazo ube wa mugore wahoranye ibyishimo. Erega hari ukuntu umuntu aba mu bibazo kandi akagira ibyishimo byose birashoboka. None se nk'ishiti zanjye ntababeshye yambujije gukora harambwira ngo ugume mu rugo n'akazi. Ntago nzi ikibimutera. No kuvuga ngo we arashaka ugume mu rugo umutekera nyine n'ubundi. Ego. Nako n'akazi. Ego. Kuko abayumva udashaka kuva mu rugo w'umugore wo mu rugo. No c'est normal. Hari igihe abagabo bafuha nabyo umuntu yabireba akumva ko umugore nta hantu yajya cyangwa se akumva ntashaka kwivunishiriza umugabo. Ntago twabirebera muri angle mbi gusa. Hari igihe abayumva adashaka no kwivunishiriza umugore akavuga ati ngiye mfite ubushobozi ndakora ari umugore wanjye nta kintu yamburanye. Umugore wanjye nagume mu rugo atazajya ku karubanda agacupira ashaka gukomeza kukubona uri mwiza nkuko wahoze. Ako ntago wamenya impamvu.
ntiwamenya impamvu nanone ntiwajya kujaja ibintu utazi impamvu Nisa so compra ariko birumvikana. asundi wama urumva ushaka akazi yego ndagashaka ushakira akazi ko gukora online yego ku buryo atanabimenye ntabwo yamenya gukora yego nzajya ngakora nini Aseje se ubwo ko kazi ushaka kumushakira nakaye gusa ushaka kumujyana kuri za mbuga nkoranyambaga zitwa Tinda bashakira abagabo zikora uburaya. Oya ni gucuruza ko online Ndabizi uzi kwinjira mu bintu by'amadini ndakwemerera wa danger. ahubwo reka ngo barize umuntu tukina kumwe none ego babaje inshuti yanjye ukura ukoze cyane Nga ijojo resire ikwi. Ijojo resire ikwi. Akomaho nubwo babaye nyine ihangana usesire ikwini ntiyagusetsa ntago yuka kuna sire yingaga muri wono wagara sire ikwini zose zo muri university ni biteze mva turaburanye reka niwe wanyaze gusa ibyo wone uzabyigira imyaka ingahe mva tugire dupange kabisa ahubwo mva nkubwiye ikintu y'inkwamakarisha mva mfite umuvandimwe wanjye mva arashomere pe nta kazi afite yarize pe ariko nta kazi afite pe mva nanjye mva amonye numva mugiriye muwe ahubwo se nyine tushashaka kukusaba nta mwanya ufitemo ngo umumere akazi koko umva muji yanjye rwose fasha rwose mfasha nk'uwifasha Oya nahita mubwira akayohereza nta kibazo nubwo turi kumwe iminsi 2 wow aha mfasha merci nukuri umva kanza bwira ahubwo ahita yikohereza merci ariko nyine tugiye dupange tubonane sawa byakwanga se kugereka kuzana ibintu by'ubupepure hano ibintu byose wabyibagiwe wagira ngo bamumwuga Imana ibazaniye murakoze cyane ndumva nishimye agahinda kanjye kose gashize mbumva mbwira ugomba kugira kweza CV yawe umva bakoze CV yawe bakayicekinga nyuma y'iminsi 2 ugatangira akazi ndaza ni hori koze twiruka tugenda na za jeroneri igosha wowe uranabyibuka ariko mwarandiye Jesse ubwe ko namukoreye CV nta kintu yigeza yari make y'icyatanze ibintu gare by'imyaka ingayishe nawe urumva ndaza kugwa website yawe Imana ibazanira akoze pe ufite urumva birasaba kuri buze kumuhereza email iyo umuntu muvuganye then ukamana contact Ndarigo ngiye kwimusigira abikore nyuma y'iminsi 2 ariko agabanya ibintu by'ubunebwe no kumva agenda kururuka nta muntu uzakwikorera ibibazo my dear nubwo turi inshiza twakwereka inzira ariko ibindi ukirwariza sibyo nukuri mwongeye kundema agatima kamageshi igihe nta bintu byinshi ibintu byanyu byose bari igisirikare nta bintu byinshi ukoresha ko nshoboye nk'umuntu w'umugabo ari ugomba guhinduka nyine twatunyuza ngo tukurebe nyine urabizi wa mushuti wacu nyine wigaga imbere yacu sibyo David ndamwibutse urumva nyine tugiye kujya muri anniversaire yiwe amo nyine umu girlfriend wiwe arashaka kumukorera surprise ngo rero tugiye kujya kumufasha tugiye mu mujyi nago turi butinde gusa ubwo tumenye yuko ufite ibibazo tuzaya tugerageza uburyo tukugeraho cyane tunaguhamagare nta muntu wari ubizi twagiye twihugiraho nyine tujya mu gatwiko tushana mwari mwaranyanze murakabya pe ntagaruka ukwanga urumva twagushyize mu maboko ya Paul kandi Paul ni umugabo mwiza ntago twe tubizi ko waba ufite icyo kibazo gusa nanone ni ikibazo cya communication ko tutavugana nawe twakubazaga umeze utemeze neza kuri chat nyine ukatubwira ko umeze neza kandi tukabona wapostinze n'umugabo se twabona ko couple yapostinze kuri stat umeze neza tukabibwirwa niki yego urugo rugira amabanga menshi nose ni ngombwa ngo mbishyire public abantu bayimenye babaye umugore uzi guhisha amabanga namwe mbibabwiye ko muri inshuti zanjye yizera kugira ngo nangire n'inama icyo nakora Okay, reka tugende base sibyo wakoze ariko ubutaha wagira ikibazo wagira igereka nkubwire nago naguhereza sinzonye gusanga ibintu biri muri desordre indabyo ziraha ziribi ubuse umugabo yubundi yakwinjira kanye nyoko uko aramutsaje mwaterurana dore aho nibereye ni stress ariko mu ndemye umutima ngiye
kureba uko bigenza nawe. aho twageze ibibazo biba byakemutse duhagarariye Imana. Ishyamba rigeze ku irembo. Mama reka tugende nyine tukurebyeho ariko nawe ugerageze kuba serious. Inama ibintu kandi uze kubikurikirana ukaza kwirara. Ibintu by'ubunebwe n'ibiki ntabwo twe biranshimishije. Imana iravuga ngo ifashe uwifashije. Gusa mungira inama nziza shamumva ndushijeho kubakunda. ahubwo dore twiye Tom driver aha driver wawe nara stress byahata. ya uzigiye ategera ajya n'imodoka ya so wowe. Tubashasereza nka kera. Nagufunguye twigendera. Shasheri bye nyine. Shabak. ushabuke ya bintu bikurikiranye. Ego merci beaucoup. turahageze rero reka ngiye nitahire ngusubize imodoka yawe nakubereye umusare uyu munsi. Akoze cyane kabisa. None se kugiye kutashye Karimana? Mane reka ngiye ninjye kureba umugore mane. Sasa umugore wawe nakaza agira? Shama ntakubeshya umugore wanjye ntago namushira mu kazi. Ntago bishoboka. Kubera iki se umugore wawe adakora mane? Wapi mane. Nta mugore wagiye mu kazi. Uzi ko ariho abagabo babonera abagore abandi mane. Akaba yamusamba cyangwa akamukoresha ikindi ntago yajya ku kazi. Reka ntago ari impamvu kabisa. Ni impamvu mane. Ni impamvu kandi yumvikana. None se wowe warakora mane? Aha. Gukora gusa twese turakora mane tugomba gukorera ubwo twembi. Abanje ntaho azajya mva ko bavuga. Ubwo se ubwo agiye nkamubura mane. Uzabona ingaruka mane. Oya nangaruka. Cyakora agiye narabibaze mane. Ndavuga nti azaguma mu rugo ayo nzajya nkora tuzasangira uko byagenda kose. Ariko byari bikwiriye kumureka mane akajya gukora. Ndakubwira ngo ufite ikibazo cy'uko abagabo bashobora kumutwara ubwo se ubwo ntabigira. Kamwihorere ubwo uzabona ibitekerezo byanjye naguhaga ko byari bifite akamaro mwana. Cyakora mane ntago azahava kabisa. Nagende aryame mu rugo uducya azajya turya uducya tunywe ntago yava hariya. Mane ntago ariko mbigushyigikiyemo biri serious kandi ntago mbigushyigikiyemo pe. Mane reka ibyo byihorere sibyo. Ibyo byihorere kabisa. Sha urakoze kabisa kungeza mu rugo ubwo nari biturasubira. Ariko ni hano hafi n'ubundi ko duturanye ntago bihure na polisi sibyo. Oya hano nageze mu rugo hano nageze. Mane gese nyinywa agacupa. Umugore wawe wanze ko akora se shawo. Ntago bizavamo ariko biri serious. Mwihorere umugore. Katumwihorere. Reka ngende mane reka ngende. Nari bro. Sawa sawa. Ni karibu. Skari. Byagenze bite sana ko mbona ajagare hano byagenze bite? Hari inshuti zanjye zari zije kunsura. Sigiye none ahangaha. Bakiniyemo umupira ariko uko biri hano gutya. Byagenze bite? Siko mbona utari hano wagize iki kibazo? Sheri. Wambabariye. Mubaye iki? Nkongera nkasubira mu kazi ngakora. Akora ufite se ko gukora hano mu rugo none kagiye heza. Inshuti zanjye zaje kunsura
zibona ukuntu nsigaye meze zirambwira ko zambonera akazi. Nta kuntu wasubira tukaganira wicaye. Ngo inshuti zawe? Inshuti zanjye narebye ukuntu zimeze neza numva nanjye nshaka akazi. Kandi zambwiye ko zishobora ukambonera. Inshuti nizo zatumye wirirwa umera gutyo nkaho wagira ngo wagize ibindi bibazo bindi. Nese nakubwiye ngo hano mu rwara akazi kenshi ko gukora. Urashaka kiki? Urumva watangiye guhaga warebye iby'abandi bakobwa cyangwa abagore. Urumva ushaka kandi kazi? Nakaha mu rugura gafite, sibyo? Reba bintu ukuntu bimeze. Ugomba kubishira ku murongo. Ubu umuntu mukuru. Abandi birirwa bavuga ati akazi karaturemerera ntituryama ntidusinzira. Wowe ufite ukuntu ugakora ko mu rugo bwacya ukabishira ku murongo ukajya kuryama ariko bite byawe. Umva ubwire izo nshuti zawe bakihorera. Ubabwire ko gafite. Niba ari zo zitangiye kukugumura ntizizagaruke hano. Cyangwa sinzongere kwemera ko hariya hajya hirirwa hakinze. Oya. Ibyo ngiye ntabyo ndimo. Guma hano sishaka kuva hano. Icara nakubwiye ngo ujye wicara aho ngaho ukora imirimo. Nkakubwira aho gato kandi uranyuma. Aka kazi ngiye ugakora bwihishwa ku buryo umugabo wanjye atazabimenya. Alo, shani sawa. Meze neza. Sha unatangiye akazi. Nta kibazo. Maze kumenyera. Sha ndishimye nyine ubu ngubu. Sikari yatangiye kumanuka nta kibazo. Cyane. Ego. Cyane pe, ndashimana. Ego. Ego sha, merci beaucoup kandi pe. Ego nibyo ngomba gukora kandi nkakunze. Ego. Merci. Susigaye urebera filime hano hanze. Televiziyo mu nzu yabaye iki? Numva nshaka gufata akayaga hanze ndi kureba n'agafilime. Akayaga? Yego. Filime yigura n'igurisha. Ibyo ni bicyo wari urimo? Ni filime ndi kureba. Urana ndi igicucu ku buryo ntareba ibyo urimo. Filime igurisha ikanagura. Surumva nakubeshya. Ndakubaza ibyo ni bicyo wari urimo. Kandi ntabwo nakubeshya. Jyewe kungira ikigo gigewe. Ibyo ntabwo ari akazi ntabwo numvise ubwira mugenzi wanjye ngo ari mu kazi. Icara hariya, icara hariya. Icara hariya usobanure, icara. Ashari nawe jureka. Ntabwo ujye nakubwiye icara hariya. Ntabwo nakubwiye ngo ujye uguma hano muri uru rugo. Ujye ukora imirimo yo mu rugo ureke kurega igipangu. Wari uri mu kazi cyangwa nako wari urimo? Kanigendere mfite n'akazi. Icara hano, icara. Icara hariya. Ngiye icyo ushaka kumbwira vangende. Ako nabwo akazi wari urimo. Nkuko uyibona ni akazi nari ndimo. Nakazi wari urimo. Ni akazi nari ndimo. Ndambiwe stress zawe. Urambiwe stress zanjye. Ahubwo reka mureke nigire mu kazi kanjye.
n'urugo rwawe ndaruhaza uzarugumane. Nzarugumane. Uzarugumane. Ako kazi niko gatumye ushaka kuva muri uru rugo. Uzagumane urugo rwawe. Uragiye he? Ndagiye n'ubu ntacyo nigeze mari wawe. Ntacyo wigeze umara. Yirirwa gumbuza amahoro. Ubwo ngo bujyanywe n'abagabo bagiye kukwereka akazi ujya gukora. Ndagiye. Umva, genda. Wambaga amahoro bikomeye. Cyo genda. Ki. Mwiriwe Deje. Alo? Yes Deje. Iporo tuvugana? Ego niwe Deje. Hano hari urupapuro rwawe rugusezerera ku kazi. Urupapuro runsezera ku kazi? Yego. Nakoze iki se boss? Ejo uzaze ku kazi uzamenya hageze. Ndaza kubareba boss, murakoze. Ako se manangiye n'ibiki bimbayo. Umugore aragiye none ngo bagiye kunyukana no ku kazi. Bega ibyago. Biraba ibyo Imana imfashe ntibizabe amaraso. Yes bro. Salama. Wapisha nta kigenda. Ntuzi se ko cyagiye mbere yuko tuva ku kazi madamu yari yarahukanye. Yaragiye man. Ntago nza hana ari pe na n'ubu sindamuhamagara. Man, umve mfite ibibazo winjiye muri iyi nzu ndimo wagira ngo ni mu kiraro. Harasa nabi urumva ntago ndahindura imyenda yagiye nambaye niyo nyambaye kuko niyipfa gusa neza iyindi yagiye idapfuze urumva mfite ibibazo nawe utakumva. Gaze yarashize. Man, uzi kuntu mbabaje se ndababaye bya atari. Amafaranga yese yabe ko habe n'igi nk'ubu ngubu n'umuntu usabye 5,000 arabimpereza. Ndagenda nkwiwa kuri alimentation ngura utunyobwa ngura na fanta ubu nibyo ngiye kurarira. Sigaza na ejo ubwo ngubwo ejo niba nzaguramo capati niba nzagira. Uriya mugore koko ramba
ariko wampa amahirwe. Oya se twapfuye iki se ugira ngo ni kwa gufuha kw'abagabo numvaga atava mu rugo ngo bamuntware, mugumisha mu rugo aguma mu rugo ararambirwa, ageze aho umunsi yagiyeho namubwiye nabi yumva ararambiwe mbona aragiye kabisa, na n'ubu ngubu ntarongera kumvugisha, ubu yifitiye akazi kiwe arakora. Wampa amahirwe kabisa akagaruka. Ubu yagiye nabonye umumaro wiwe akigenda neza neza. Nakundi. Twaheze muri ibyo rero nibagirwa kubaza wowe bimeze biteze? Harya amafaranga nejo no tuzayishyura? Ndayakura hehe ko ntayo mfite? Nukuri kw'Imana usibye 3,000 nari nsigaranye nzarya ejo, 80 sinapfa kubibona. Hano nta muntu nahise, abantu bose bamvuyeho kabisa. Ubwo ni ukuvuga ngo ntishyuye ni ugufungwa. Nta mafaranga, ubwo nyine ni ukumfunga nta kundi. Sawa muvandi, nta kundi, reka ntegereze ndebe icyo Imana izanyandikira nyine. Sawa. Si ugukorera umugore namubwiriye iki nabi koko, cyane amufatiraga iki nabi. Ariko wafunga umwuka nkamuhamagara, ko wenda hari icyo yanamfashaho kumfunga. Alo? Umeze mute se? Aha, nanjye biri aho ngaho kabisa. Nta kigenda. Nari nguhamagaye ngo ngusabe imbabazi y'ibyabaye byose. Nagira nkubwire umpaye amahirwe ya nyuma ko ntazongera kugufata kuriya kose nagufashe. Ndakwinginze mbabarira, ntabwo nzongera pe. Nzaguha agaciro ukwiriye nk'umugore wanjye kandi nk'umugore mu rugo. Ubu niho ingaruka ziri kungarukira. Mperuka kurya neza ugihari, mperuka kwambara umwenda ufuze ugihari. Mbabara unyumvire nk'umugabo wawe, wibuke kuntu twakundanye, n'ubu ngubu nkaba nkigukunda. Basuma amahirwe ya nyuma. Ntabwo nakwiyumvisha ko rero turi kuvugana wanjye iri impuhwe zingana zityo. Nk'ubu ejo bagiye kumfunga, ejo bashaka urumva bya bibazo bampagarikije ku kazi. Ejo ngomba kwishyura 80 cyangwa ntabyishyura bakamfunga. Ntayo mfite jyewe, ubwo nyine bazamfunga. Nkubwira ngo mperuka no kurya, dore ubu ngubu ndi kurya ubunyobwa na fanta. Ye? Uranyemerera uzayampa? No. Ntabwo ari we nakumva ko rero wangira impuhwe zingana gutyo. Basi reka ngusaba akantu. Mbabara ibindi tuzabivugane twahuye, cyangwa niba ufite n'umwanya n'ubu ngubu duhure. Nta kibazo, ejo ndahari kabisa. Urakoze cyane. Ejo ndahari mu gitondo. Yego, mbere yuko njya kuri ribu nzaza tubonane. Urakoze cyane mugore nkunda.
bakunzi ba GJS Media TV twongeye kubasuhuza. Mumaze gukurikirana iyi episode ndizera yabanogeye ndetse mwabonye yuko harimo abakinnyi batandukanye kandi mukunda byinshi byakinwemo. Ibi rero twabikinnye dushaka gutanga impanuro. Twabonye umugabo ubuza umugore kujya gukora kubera gufuha. Ni ibintu bibaho cyane mu buzima busanzwe. Ariko icyo twakwigiramo nuko abantu babiri bagiye inama Imana irabasanga. Kandi aho gufuha kugira ngo ubuze umuntu kujya gukora wakabanje gutekereza impamvu yatumye mwubaka urugo. Utekereje kuri iyo mpamvu watekereza na future, kuko iyo turebye dusanga umusaruro w'umuntu umwe mu rugo udakwiye kandi utatuma mugera no kwiterambere rirambye. Rero urugo rwubakwa n'icyizere, ntago urugo rwubakwa nuko umuntu umwe bamufungiye mu rugo ndetse akamera nkaho ari muri gereza. Iyo icyizere gihari umuntu ukamuha amahoro, ukamuha freedom, ibintu byose birashoboka. Ariko hari igihe ushobora gufungirana umuntu ukamutera ubwigomeke atigeze agira ndetse akazana n'agasuzuguro atari kuzagusuzugura mu buzima. Byakabaye byiza rero nibo mwubakanye mukundanye, icyizere nicyo cyagakwiye gukora kikabaranga nkuko cyabaranze muri fiançailles, hanyuma urukundo rukaganza. Hari urukundo, iterambere riraza ndetse n'amahoro. Bifurije amahoro.